Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28. Kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abindura igitare cyicaraho. Ishusho yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse, kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye. Bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda, bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama. Bagurira abasirikare ifeza nyinshi bati, mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Nuko baherako bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Buyuda na bugingo n'ubu. Yesu atuma abigishwa be mu mahanga yose. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi